akamaro k'ubutumwa bw'ubugorozi n'ivugurura bwaje bukenewe rwose buwembura imitima yari yarabye bugakiza imibiri yamunzwe n'indwara. Akamaro k'ubutumwa bw'ubugorozi n'ivugurura bwaje bukenewe rwose ivugurura iyo rigeze mu mutima riga ibyaha byari byibasiye umuntu ubwo imibereho igahinduka misha hashingwa umushinga wo kunezeza abandi. Data mwiza udukunda ibihe byose tugushimiye ko watanze Yesu ngo dukira impongano y'ibyaha byacu bihererwa icyubahiro. Tugiye kwiga ijambo ryawe niho ryandikishije uze uridusobanurire ari njye uvuga ari nabumva twese dufatanije hamwe gusangira ibyiza bituruka muri ryo tubishimira izina ryawe. Ubu n'amahoro ukomeze bugwirira abawe aho bari hose tubisabye twizeye mu izina rya Yesu amen. Reka rero dufataniriza hamwe kuganira ijambo ry'Imana. Amagambo tugiye kurebera hamwe ni amagambo atubwira ngo umuvumba w'amategeko y'icyumweru ndetse n'ubutumwa butagira handitswe ngo. Ibyo bintu bibiri turaza kubihuza cyane tubirebye mu byanditswe byera. Umuvumba w'amategeko y'icyumweru n'ubutumwa butagira handitswe ngo. Ibyo bintu ko ari bibiri turaza kubihuza kuko ubu birajyanye muri iyi minsi ya none muri iki gihe cyo duhagazemo, kandi byanditswe byera mu gitabo cy'Abafilipi igice cya 3 umurongo wa 16 niho hatubwira amagambo asanzwe amenyerewe kandi munazi adufasha igihe kinini cyane. Haranditse ngo ariko rero ukuri dusohoyemo aba ariko dukurikiza. Buriya rero ukuri dusohoyemo niko dukurikiza, ariko kandi ukuri tunasohoyemo niko tubwiriza. Niyo mpamvu uzasanga amadini amwe atakobwa agashyiraho igenamyigishirize nk'ibitabo by'abanyeshuri, aho haba ibyo bita miseri ndomani, hakongera hakabaho ibyo bita migisho, hakongera hakabaho igitabo cy'umukristo, igitabo cy'amasengesho, bigahora ari bimwe, ariko kandi kuko isi hinduka amasengesho akwiriye guhinduka n'inyigisho zigahinduka. Ubwo bisobanuye ngo ntabwo abantu badamaraye wajya kubigisha wajya kubigisha ndavuga ngo iki se ntabwo abantu bari mu ntambara wajya kubigisha ibijyaniranye n'amahoro, ahubwo wabahumuriza. Ntabwo abantu badakeneye ihumure wababwiriza ibinyuranye n'ibyo, oya, ahubwo ikintu n'igihe cyacyo. Ndatanga urugero, hari igihe umushakazi w'Imana Ellen White yajyaga agera ahantu agasanga bijyaniranye n'ikirere abantu barimo, hari inzoka zinjirira mu birenge, akavuga ati mwambara inkweto. Akagera ahandi agasanga ukwambara ubusa kurahari, abantu bari kwambara ubusa, ati mwambara ibigeze hepfo. Ariko icyo cyigisho cyaho mu mbeho cyaho mu bushyuhe cyabaga variye, cyarahindukaga bijyaniranye n'ahantu. Rero ibyanditswe byera biratubwiye ngo ukuri dusohoyemo aba ariko dukurikiza, kandi ubwo niko turabwiriza. Mu gitabo cyitwa Rengera ubuzima page ya 7 haranditswe ngo Yesu yigishaga icyigisho gihuje n'abantu ko abasanze n'igihe. Kubw'iyo mpamvu rero tugiye kurebera hamwe ijambo ritubwira ngo umuvumba w'amategeko y'icyumweru ndetse n'ubutumwa butagira handitswe ngo. Ubwo turabijyanirana, turabyosheranya, umuvumba w'amategeko y'icyumweru n'ubutumwa butagira handitswe ngo. Noneho rero tugiye gutangira ijambo ryitwa icyumweru mu Kinyarwanda. Cyokoze mu bahimbye iryo jambo bitewe n'uko amagambo menshi yagiye afata inyito hakurikijwe abakurambere n'abatubandirije bakayaha amazina, kuko hari ubwenge, hari imibare yagiye ituruka mu bazungu barangiza bakayaha inyito. Noneho rero icyumweru risanzwe rizwi mu Gifaransa ngo ni dimanche, rikaba rizwi mu Cyongereza rikitwa Sunday, mu Barundi ho bawita ngo ni umunsi wa Mungu. Ayo magambo tugiye kuvugaho turamanza dusobanurira ijambo icyumweru ni iki. Iyo havuzwe icyumweru iyo dusomye mu nkoranyamagambo mu busobanuro bwa nyabwo mu Cyongereza muri dictionnaire zitandukanye, iyo usomye ngo Sunday barakubwira ngo Sunday is the first day of the week. Icyumweru ni umunsi wa mbere
Sunday ni umunsi wa mbere w'icyumweru. Bisobanuye ngo iyo uvuze ngo Sunday uba uvuze first day of the week, umunsi wa mbere w'icyumweru. Ukongeraho mu Gifaransa bakavuga ngo qu'est-ce que c'est le dimanche? Le dimanche est le premier jour de la semaine. Dimanche ni umunsi wa mbere w'icyumweru. Bisobanuye ngo rero amategeko y'umunsi wa mbere yaje ate? Imana yashyizeho amategeko iyashyiraho, itanga iminsi igira n'undi munsi yabatije. Uwo munsi tubona ko witwa isabato. Isabato niwo munsi witwa wa karindwi ukagira n'irindi zina riwugeretseho. Yitwa umunsi wa karindwi ariko ukagira n'indi zina rigeretseho naryita ry'Imana yawuhaye, ryitwa umunsi w'ikiruhuko, aribyo byitwa isabato. Bisomwa mu gitabo cy'Itangiriro igice cyaho ni icya 2 muri aya magambo akurikira. Itangiriro igice cyaho ni icya 2 umurongo wa mbere. Ijuru n'isi n'ibirimo byinshi byose birangira kuremwa. Ku munsi wa karindwi Imana irangiza imirimo yakoze, iruhuka ku munsi wa karindwi. Imana iruhuka ku munsi wa karindwi imirimo yakoze yose. Imana iha umugisha umunsi wa karindwi iraweza kuko ari we Imana yaruhukiyemo imirimo yakoze yose. Ubwo bisobanuye ngo umunsi wa karindwi means, birasobanuye ngo ni umunsi w'ikiruhuko mu Kinyarwanda. Isabato nujya ubyumva ntukabyumve mu yandi magambo ngo byitirire wumva arakabyiniriro, aho ujye wumva ngo umunsi w'ikiruhuko. Noneho dusoma mu byanditswe byera ko uyu munsi Imana yawushyizeho ikagira n'ibyutegekaho. Mu gitabo cyo Kuva igice cyaho ni cya 20 umurongo wa 8 haranditse ngo wibuke kweza umunsi w'isabato. Harimo kwibuka, harimo no kuweza. Kuweza bisobanurwa n'amagambo ari hepfo avuga ngo iminsi 3 ujye ukora, ariko wa karindwi niyo sabato y'Uwiteka, nicyo kiruhuko cy'Uwiteka. Ntihakagira umuntu ukoraho, wowe ubwawe, umugaragu wawe, n'abaja bawe, n'itungo ryawe, n'umushyitsi waje iwawe, kuko iminsi 3 ari Uwiteka yaremyemo ijuru n'isi, kuwa karindwi akarorera akaruhuka. Ibyo birasobanuye ngo uwo munsi Imana rero wikubitiye iwushyira ku ruhande. Ni ibiki bikorwa kuri uyu munsi w'isabato? Byitwa kuweza. Ni bitatu byemewe. Icya mbere ni ukujya mu materaniro yo kuramya Imana. Icya kabiri ni ukugira ikiruhuko cyo mu mutima. Icya gatatu nacyo gikorwa kuri uyu munsi ni imirimo y'ubugiraneza nayo iremewe. Imirimo y'ubugiraneza nayo iremewe ku munsi w'isabato. Utitaye ngo ni ku isabato, igihe ikiremwa muntu, igihe itungo rihuye n'akaga ku munsi w'isabato, ukwiriye kuritabara. Tubibona ku ntama, niho Yesu yahereye. Niho Yesu yakijije umuntu. Abayuda batera amahane ku munsi w'isabato, arangije abaha urugero ku ntama. Ku ntama ho bari barabyemeje kuko bumvaga ko intama iri mu kibazo bayitabara. Ibyo Yesu aravuga ati ko intama muyitabara, intama n'umuntu ikiruta ikindi ni iki? Ubwo aho byaviriyemo kimwe, itungo n'umuntu ku isabato byemerwa kuramirwa, kubitabara ukabigirira neza mu gihe biri mu kaga. Ubwo byaviriyemo rimwe cyane. Icy'Abayuda yari kibarekeye gutabara itungo, nibyo ni ukuri, ariko arongeraho n'umuntu. Ubwo ni bibiri. Ni ugutabara n'ibikorwa by'ubugiraneza ku munsi w'isabato, ni ikiruhuko cyo mu mutima, ntujajaze intekerezo, ikindi ni ukujya gusenga. Ibi bitatu iyo ubikoze uba wejeje isabato. Noneho kubw'ibyo ntabwo turi buhatinde cyane, ahubwo turagaruka ku cyumweru. Cyaje gite? Icyumweru ni institution y'abantu, ni itegeko ry'umuntu. Ni itegeko ry'umuntu. Impamvu tubivuga tubisubiramo, ndagira ngo ntabwo twese twagize amahirwe yo kuba twarinjiriye mu butumwa rimwe. Ntabwo twese twumva ibintu kimwe cyangwa ku isaha imwe cyangwa umunsi umwe. Hari impamvu duhera hasi kugira ngo tujyanirane n'abandi. Ni ukugira ngo twese twungukire hamwe kandi tugendere mu jambo ry'Imana nk'uko bikwiriye. Mu gatabo kitwa uruhererekane rw'abapapa, umutwe w'amagambo turi kwigana ni ijambo ritubwira ngo umuvumba w'amategeko y'icyumweru, ari wo munsi wa mbere, n'ubutumwa butagira handitswe ngo. Muri iki gitabo cy'uruhererekane rw'abapapa tubona uwa 36, uwa 33 babitaga abatagatifu mbere. Uwa 33 ari we wavuze aya magambo ngiye gusoma, asanzwe amenyerewe: mutagatifu Silvestre wa mbere. Yavukiye Roma, atorwa ku itariki ya 31 z'ukwezi kwa mbere mu mwaka wa 314. Atanga ku itariki ya 31 z'ukwezi kwa 12 mu mwaka wa 335. Niwe wa mbere wambaye ikamba ry'ubupapa.
ni nawe wakoranije konsili ya mbere y'Inise, ya yindi yashyizeho indanga kwemera dukoresha mu misa yitwa credo, kugira ngo izuka rya Nyagasani ribe ari ryo rihimbazwa. Yashyizeho icyumweru, hari n'ibindi bikorwa ngo yacurishije ikamba ry'icyuma n'ibindi bikorwa byo yakoze. Aho nashaka ngo kugira ngo izuka rya Nyagasani abe ari ryo rihimbazwa, yashyizeho icyumweru. Ni ukuvuga ngo yunganiye Imana mu gushyiraho, cyangwa se Imana yararemye nawe ararema, cyangwa se iby'Imana yaremye we yarabiremuruye ashyiraho ibye, kugira ngo izuka rya Nyagasani nta kindi atekereje. Yesu yazutse ku munsi wa mbere, nta kindi atekereje, yashyizeho icyumweru. Kugira ngo ashyireho rero iki cyumweru umunsi wa mbere, yari abitewe n'ibyiyumviro bye n'ubuyobozi n'ububasha afite. Ariko byari byarahanuwe muri Daniyeli igice cya 7 umurongo wa 25, k'ubupapa k'uwo mwami azigira inama zo guhindura ibihe n'amategeko. Byasohoreye ku bupapa kuko bwahinduye amategeko y'Imana. Bwayahinduye gute? Amategeko y'Imana ni 10, ariko aya mategeko yajambijwe muri ubu buryo bukurikira. Ubupapa bwafashe itegeko rya 2 ritubwira ngo ntukiremere ibishushanyo kibajwe. Iri tegeko barikuramo, bafata itegeko rya 9, bafata itegeko rya 10 rivuga ngo ntukifuze. Iri tegeko baricamo 2, bafata itegeko rya 4 bararihindura. Ahavuga isabato bahakuramo, bavuga ngo urajya usenga ku munsi wa Mungu. Iryo tegeko barihinduye, ryo bararihinduye. Irya 2 barikuramo burundu, bafata irindi itegeko rya 10 baricamo 2 kugira ngo buzuze irya 2 bari barakuyemo. Niyo formule yakoreshejwe. Bisohoza ubuhanuzi bwo muri Daniyeli igice cya 7 umurongo wa 25 ngo azigira inama zo guhindura ibihe n'amategeko. Ubwo ngeze ku mategeko, ibihe ndabyihoreye cyane bitewe nuko atariho ngendere kugira ngo bitadutwara umwanya. Noneho ibi byakozwe gute? Mu gitabo cyitwa Encyclopedia Canonica n'igitabo cyitwa Our Visitors of Sunday, abashyitsi bacu bo ku cyumweru, ku rupapuro rwa 26 handitse ngo Sunday is a mark of our authority. Icyumweru ni ikimenyetso cy'ububasha bwacu. Noneho uku kuba ububasha bwabo, niho muri icyo gitabo hongeye handitse ngo we celebrate Sunday instead of Saturday. Turuhuka ku cyumweru umwanya wo kuruhuka ku isabato. Abona abaporoso babivugaga, bari kubivugana n'abanyagatolika ngo because the Catholic Church has changed the sacredness of Saturday to Sunday. Bitewe nuko itorero gatolika ryafashe ukwera kw'isabato birakwimura bigutereka ku cyumweru. In the council held in 361, mu nama yabereye i Laodikia mu mwaka wa 361, nuko handitswe. Abashaka quotation turazibaha kugira ngo murushaho kubimenyera bino mu bitabo byabo. Tutanagiye na kure, no mu bitabo by'ikinyarwanda abantu benshi barabizi, baraho bavuga bati umunsi wa Mungu hoza ari sabato, Kiliziya Gatolika yishyiriraho icyumweru kwa ko ari umunsi Nyagasani Yesu yazutseho. Ibyo rero ni ibihamya byo n'umunyarwanda yiyiziye ko hari ibyo bashyizeho. None dukurikize Kiliziya Gatolika, dukurikize iby'Imana. Ko biri kose Imana ifite ikamba riruta makamba y'abanyacyubahiro bose. Aho reka mpave, ahubwo negera imbere. Umutwe w'amagambo turi kwiganura tubwira ngo umuvumba w'amategeko y'icyumweru n'ubutumwa butagira handitswe ngo uwo mushinga uremereye na nibyo bita Pierre de touche, na niho intambara izava, nibyo bita kabutosa, niho bita nkoraho nkumene. Hari ibintu by'abana twajyaga turi abana tukiri batoya, nuko washaka guteranya abana ugafata ibuye ngo uyu ni papa wawe, n'ugafata n'indi ukarishyira imbere y'undi ngo uyu ni papa wawe, nuko umwe agafata ryawe ya karita, ubwo intambara ikabira rose. Hari ibindi twakoraga turi abana, ugaca umurongo turagiye, wamara kuwuca uwo murongo bakawita ngo renga nkumene. Ubwo wabaga ugiye mu kindi kibanza, wabaga ugiye mu kindi gihugu. Iyo wagura umunyamahano intambara ubwo nta kindi zaheragaho, gutambuka wa murongo gusa. Ubwo ikibazo cyabaga kivutse. Imana nyuma yo guhindura amategeko yayo, kandi muri iri tegeko rya 4 ry'isabato riboneka mu kuva igice cya 20 umurongo waho wa 8, hari harimo ikirango cyayo ko ari wo muremyi, harimo ikirango cyayo ko ikorera mu ijuru no mu isi, kandi kagaragaza n'izina ryayo ko ifite icyubahiro. Satani yararyibasiye, maze
Imana igaragaza ko noneho rizaba ibyo bita Pierre de touche, bizaba nkoraho nkumene, cyangwa se rizaba intandaro y'intambara iheruka iyi si, ibyo bita tragédie de siècle, la fin de tragédie de siècle, iherezo ry'intambara y'ibinyejana. Naho bizarangirira nta handi ni kubyitwa dimanche, nta handi aho niho bizarangira. No kuvuga ngo twarihanganye kera, twarihanganye, ariko ngo niho bizarangirira. Hari igitabo dusoma kibihamya, ndetse no mu gitabo cy'itangiriro, ugukiranirwa kw'Abamoni kuzuye igihe ngo bimaga Abayisiraheli inzira ngo ahubwo bahagurukira kubarwanya. Imana yarabazigamye, irabazigama ngo ibaha imyaka 400, imyaka Abayisiraheli bamaze mu Egiputa, ngo kwari ukwihangana kw'Imana kw'Abamoni basengaga ibigirwamana. Ngo ariko igihe Abayisiraheli babasabaga inzira bati nimuduha akayira duce mu gihugu cyanyu, barabedomu, muduha akayira duce mu gihugu cyanyu twiyambukire twigire iwacu, babimye inzira ngo bahagurukira kubarwanya. Ngo icyo gihe gukiranirwa kwabo kwari kuzuye. Iyi si finali yayo irangirira muri dimanche, irangira mu mategeko y'icyumweru, irangira mu gusiribanga amategeko y'Imana, irangira mu gusohora kubwo buhanuzi. Nongere nsubiremo, muri Bibiliya ntabwo hajya hashyonyagiza ngo hagaragaze itegeko rimwe harishyire hejuru kuruta irindi. Mu gitabo cya Yakobo igice cyaho cya 2 umurongo waho wa 10 niho hatubwira ngo uwitondera amategeko y'Imana agasitara kuri rimwe aba yarimbuye. Bisobanuye ngo rero kwica amategeko y'Imana, ukuvanga amategeko y'Imana, uguhindura ibyategetswe, unyuranije n'ijambo ryanditswe muri Matayo igice cyaho ni cya 5 umurongo wa 17, ko kugeza aho isi n'ijuru bizashirira amategeko y'Imana atazavaho agace k'inyuguti na kamwe, ubunyuranije n'ukuri kw'ijambo ry'Imana kwahanuwe. Reka twihute cyane kuko dufite ingingo nyinshi, tugire aho tuza kugana. Mwitekereza yuko naje gukuraho amategeko cyangwa ibyahanuwe? Sinaje kubikuraho, ahubwo naje kubisohoza. Matayo 5 umurongo wa 17. Kandi ababwira ukuri yuko ijuru n'isi kugeza aho bizashirira amategeko atazavaho inyuguti n'imwe cyangwa agace kayo gato, kugeza aho byose bizarangirira, nguko uko Yesu yabivuze. Noneho ese biradusaba iki noneho rero? Kubw'iyo mpamvu, ubwo tumaze kumenya ko hariho intambara ikomeye cyane ariko ishingiye kuri aya mategeko y'Imana, hariho icyo abantu b'Imana basabwa. Ngaho reka tugaruke kugira ngo mbanze nsome uko iyi ntambara ishotorwa, nuko igenda, cyangwa se uko yahanuwe. Ni muri iki gitabo nsomamo hatubwira iby'intambara, hatubwira hati, haranditswe hatya hati le sabbat est une pierre de touche. Aucun homme fit roi, prêtre ou gouverneur n'a le droit de se placer entre Dieu et son semblable. Isabato nibuye gashoza ntambara, kaba ariko mbivuga. Pierre de touche ni ahantu ushobora gukora nibuye mbarutso, nibuye gashoza ntambara. Nta muntu n'umwe, yaba umwami, yaba umutambyi, yaba guverineri, ufite uburenganzira bwo kwitambika hagati y'Imana n'abayo, hagati y'Imana n'ibiremwa byayo. Ngo nurangiza ukureho isabato y'abantu b'Imana, kuko Bibiliya iratubwira mu gitabo cya Ezekiel 20:20 ngo kandi bahana amasabato yanjye ngo abe ikimenyetso hagati yanjye namwe, mumenye kuko ari njye Uwiteka ubeza. La loi relative à l'observation, ndi gusoma témoignage volume ya 3 urupapuro rwa 472 na 472 paragrafe ya mbere, témoignage volume ya 3 472 paragrafe ya 2. La loi relative à l'observation du premier jour de la semaine est le produit d'une chrétienté apostate. Itegeko rijyaniranye no kuruhuka umunsi wa mbere w'icyumweru ni produit y'igikristo cyahakanye. Done kuvuga ngo ni igikoresho cyangwa se ni ikintu kigaragara mu bakristo bahakanye. Le dimanche est un enfant de la papauté. Icyumweru ni umwana w'ubupapa élevé au-dessus du séjour de l'Éternel. Ni umwana w'ubupapa washyizwe hejuru y'umunsi wera w'Uwiteka. Noneho rero ibi bintu rero ni intambara ishingiye. Bizasoza rero iyi ntambara ibaye krate.
aho abantu bazayivangamo maze bagashishikariza abantu kuruhuka kuri uyu munsi, ibyo bikabyara intambara idasanzwe. Impamvu ni uko imivumba yayo irahari, hirya no hino habaho inkubiri, ndetse abantu bamwe bakagira ubwoba kwibwira ibigiye kubaho, bikabatera ndetse no guhamagara ikitaraza, mperutse kumva umuntu umwe, byereka mbitangeho n'urugero rusekeje. Ni umuntu umwe yaravuze ati kwambara agapfukamunwa ni ikimenyetso cy'inyamaswa, arangije yanga kukambara, cyokoze akagira n'ivogonyo ryinshi, nuko yabona nk'umupolisi anyuze nka hariya avuga ati iki ni ikimenyetso cy'inyamaswa, ati ntabwo ngewe ntinya, nuko akagenda akajya kureba umupolisi akamunyura imbere nta nako yambaye, ngo nkoreho akarengane gatangire. Rero ni ukuvuga ngo akarengane we niwe ushaka kugakongeza, nta no kugira ngo bakamusangisha, ahubwo we ari kujya kugahamagara. Oya, kwera kwawe guhagarara mu kuri bizabyutsa akarengane, ariko ntabwo ari uzajya kugashaka ngo ugahige ahari bakakuzanire, ahari yenda urebe uburyo kagutindiye. Ibyo binyibutsa abantu benshi bagiye bajya gutegereza Yesu ku misozi, bakajyana n'ibyo kurya bibwira ngo Yesu araje, byagiye bibaho by'ubwaka, ibiryo bakabimara, barangiza bagataha mu rugo Yesu ntaze. Ibyo bibaho i Burundi, byabayeho mu Rwanda, byabayeho muri Kongo n'ahandi henshi. Hari n'abandi bantu bagiye bafata imitaka iyi ngiyi yo bitwikira, akavuga tuwungiye kujya mu ijuru, akurira igiti, yagera mu giti ati Yesu nzi kunkunda, ntiwakwemera ko manuka, none ubu ndaje ndagusanze, agasimbuka aho kujya mu ijuru akisekura hasi. Rero abantu b'Imana, reka dutandukanye ibyera n'ibyanduye, ahubwo tugendere mu byiza. Ibyo turi kubabwira tugiye kubisoma muri Bibiliya, mu gitabo cya Luka igice cyaho cya 26 hatubwira ibizabaho kuri iyi si muri ubu buryo bukurikira. Luka igice cyaho ni cya 26, haranditswe ngo kuba bamaze kuhagera 26 umurongo 21 umurongo wa 25, handitswe aya magambo akurikira. Kubahageze kadufatanye gusoma 21 umurongo wa 25 ati kandi hazabaho ibimenyetso ku zuba no ku kwezi no ku nyenyeri, kandi no hasi amahanga azababara, bumirwe bumvisha inyanja n'umuraba bihorera. Abantu bazagushwa igihumura n'ubwoba no kwibwira ibyenda kubaho mu isi, kuko imbaraga zo mu ijuru zizanyeganyega. Abantu bazagushwa igihumura n'ubwoba no kwibwira ibyenda kugenza gute kubaho. Wumva hangaha byabaye uku, wumva naha byabaye uku, nuko bigucanga. Ikintu gicanza abantu kandi kigiye kwihutisha Yesu akaza vuba, nuko isi yamaze kuba umudugudu umwe. Ibi byitwa social media byamaze kwegeranya isi, yewe n'umuntu aritsamura agahita byandika, kandi mwese mukabibonera icyarimwe danzi ni segonde. Imyigaragambyo iba hangaha danzi ni segonde, abantu babiri bavuga ukagira ngo isi yose byarangiye. Oya, ntago ari uko bimeze, ahubwo ibintu bizarangira uko byanditswe nuko byategetswe. Hano handitse ngo abantu bazagushwa igihumura n'ibyenda kubaho, kandi hazabaho ibimenyetso ku kwezi no ku nyenyeri, kandi amahanga azababara, bumirwe bumvisha inyanja n'umuraba bihorera. Abantu bazagushwa igihumura no kwibwira ibyenda kuba mu isi, kuko imbaraga zo mu ijuru zizanyeganyezwa. Ikindi ni uko tubwirwa ibijyaniranye n'inzara n'ibyorezo bizatera mu isi. Ibi byanditswe na hano muri iki gitabo cya Luka igice cya 21. Mu gitabo cy'ibyaduka byo mu minsi y'imperuka hatubwira bimwe muri ibi bimenyetso by'inzara n'ibyago bizatera kuri iyi si, abantu bakwiriye kwitaho cyane. Hano haranditse hati, gitabo page 30, Uwiteka ntiyigeze abuza imbaraga z'umwijima gusohoza umurimo wazo wo kwica, zikoresheje kwanduza umwuka. Imwe mu masoko y'ubuzima n'imirire zifashishije ibisigazwa n'imborera birimo imbaraga yanduza umubiri kandi yica. Uwiteka ntiyigeze abuza imbaraga z'umwijima gusohoza umurimo wazo wo kwica, zikoresheje kwanduza umwuka. Ubu mwuka ubyemera utabyemera, umwuka duhumeka ntabwo ari wa wundi, uduhumeka uwundi mwuka. Hari abantu bigeze kuvuga, baravuga ngo umwuka mwiza ngo usigariye muri Kongo, ahandi ngo usigariye muri Amerika, ngo ni muri Amazon, ngo ni habiri gusa. Amazon ngo ikabigiha hakisi. Umwuka mwiza nimba usigariye aho habiri, ahandi hari yihe myuka? Imyuka mibi cyokoze atari y'abadayimoni, ni imyuka yanduza imibiri tugasigingira, akaba ibyo bita degenerescence. Degenerescence reka nyivuga rega muri ubu buryo. Nahabura hamwe yabonye abashyitsi abaga ikimasa. Ubwo ndashaka kuvuga quantité, ngiye ntago ndi kuvuga ibyo bariye. Barangije naho abantu batatu bashoboraga kuba
babona barya ibyo kurya, ukabona nk'umuntu umwe mu bushobozi bwe bitewe n'igihagararo n'imbaraga nuko yareshyaga ashobora kurya ibiro bigeze ku 8. Ariko ubu ngubu irobo ry'ubugari n'inyanya ebyiri n'amazi n'ikiko cy'ubunyobwa bihaza umugabo rwose agakomera. Ibyo byateye degenerescence, niko n'imibiri ingana, igihaha niko kingana, kuko uko umuntu yangana gasiko kingana. Noneho rero iyo myuka igenda itugabanya ubushobozi, umuntu ubushobozi bukanga, imibereho yawe igasigingira, ubwenge bukagabanuka, imbaraga z'igihagararo, gushikama, gukura, ibyo byose biratugaragaraho kuri buri wese. Ubu imvi ziri kumera no ku bana bavutse, ni ukuvuga ngo avukana gusaza, avukana stress, niko bimeze, niko byiswe muri iki gihe cya none. Saho gusa uruhara, abantu benshi bararufite, imyaka 25, ubu abasore bo muri iki gihe bafite impara base badafite, bavukanye umunaniro. Rero kubw'ibyo rero umenya ngo uyu mwuka duhumeka niwo ubigiramo uruhare. Imwe mu masoko y'ubuzima n'imirire, hifashishijwe ibisigazwa n'imborera birimo imbaraga yanduza umubiri kandi yica, n'izi nganda n'ibindi byinshi byica. Ibi biteje isakajagari. Si ibimera byonyine bihangirikira, ahubwo n'umuntu ubwe ababajwe n'ibyorezo biteye akaga, ababajwe n'ibyorezo biteye akaga. Ibyorezo biteye akaga byo wicara ukareba ukabuzwa uburenganzira bwawe bitewe na bya byorezo biteye iki akaga, atari umuntu bikubujije, ahubwo ibyorezo byageze hehe, byageze mu isi, bigatuma habaho ingamba zo kugira ngo bya byorezo bikumirwe. Noneho harimo iby'isuku, harimo ibyo, hariho aho bavuze bati muntu we yenda guma mu rugo utari buze guhura n'undi akakwanduza. Ibyo ngibyo ukabona ko akaga kaje, ukurya byagabanutse, ugucuruza byavuyeho. Ibyo birezo biteje isakaga. Si ibimera byonyine bihangirikira, ahubwo n'umuntu ubwe ababajwe n'ibyorezo biteye akaga. Ibyo ni ibitonyanga by'ibanze by'ikombe cy'umujinya w'Imana biri kwisuka ku isi. Bisobanuye ngo tayari twamajije kwinjira mu gihe cyaho ibyago 7 bigiye kwisuka byo mu Byahishuwe igice cya 15 na 16. Twegereje imperuka rero, kandi ni intango ya bimwe mu byoroheje bibanziriza ibigiye kubaho mu gihe kidashize kera. Njya numva mu isi bavuga ngo ibyiza biri imbere, ariko nta byiza biri imbere, ahubwo akaga kari imbere, kandi ishyano ryaraguye, irindi riri kunagana. Noneho rero reka twegere imbere, bantu b'Imana, reka tubabwire ngo hariho ibintu dukwiriye kumenya kandi tugasobanukirwa. Nuko ibimenyetso by'imperuka biratuzengurutse hose, aho utuye, imibereho, uko abantu babayeho, iterambere ry'isi nabyo ni ikimenyetso. Uko isi izarushaho gutera imbere, isi ikaba umugabane umwe, isi ikaba nk'umudugudu. Ikindi nuko iyi ntambara y'isabato y'Imana izaba intambara ikomeye cyane, dore ko byanditswe no muri Matayo igice cyaho cya 24. Haranditswe umurongo wa 15, handitswe aya magambo akurikira musanzwe mumenyereye, tugana ku zindi ngingo zo tugiye kuvugaho, noneho tukanazimbikaho. Matayo 24 murongo waho ni wa 15, haranditse ngo ariko ubwo muzabona ikizira cy'umurimbuzi cyahanuwe n'umuhanuzi Daniyeli gihagaze ahera. Ubisoma byitondera. Ubisoma genza te? Iyi niyo saha yo gutangira guhunga rero sasa. Ubwo muzabona ikizira cy'umurimbuzi cyahanuwe n'umuhanuzi Daniyeli gihagaze he ahera. Ubisoma genza te? Abyitondera. Mu Kinyarwanda nubisoma byitondera, ariko mu Gifaransa no mu Cyongereza ni ijambo rivuga ngo bisoma byumve, atapfa gusoma gusa, ahubwo asobanukirwe. Byumvikana gute? Reka turambure igitabo cyitwa ibyaduka byo minsi y'imperuka. Igitabo cyitwa mumbabarire, navuze ibyaduka byo minsi, ni ibyaduka byo minsi y'imperuka, kuri paragarafe ya 400 ndumva ari na 25, 420, 400 ndumva ari 425, haranditswe ngo ikimenyetso cyo gusohoka mu migi. Ikimenyetso cyo gusohoka mu migi. Igihe ntikigitinze cyane, aho kimwe n'abigishwa ba mbere tuzahatirwa gushakira ubuhungiro ahitaruye hataba abantu. Igihe ndi gusoma paragarafe ya 425, urupapuro rw'124. Igihe ntikigitinze cyane, aho kimwe n'abigishwa ba mbere tuzahatirwa gushakira ubuhungiro ahitaruye hataba abantu. Nk'uko ubwo ingabo z'Abaroma zagotaga Yerusalemu byabaye ikimenyetso cyo guhunga ku bakristo b'i Yudaya,
niko ibyo kwifatanya kwa leta y'igihugu cyacu, uyu ni Ellen White, Amerika, niko ibyo kwifatanya kwa leta ya Amerika n'ubupapa binyuze mu teka rihatira abantu kuruhuka isabato y'ubupapa, nicyo cyumweru nasobanuye, natwe bizatubera umuburo. Kubona byifatanyije, kubona iryo tegeko rishyizweho, ibyo natwe bitubereye umuburo wo kuvuga ngo mutangire muhunge, mutangire mugende. Hepfo handitse ngo ubwo noneho nibwo igihe kizaba gisohoye ngo dusohoke mu migi minini, mbere yo gusohoka no mu birorero bitoya, ngo duhungire kure hagati mu misozi ng'itariki yo guhunga. Urahunga uyu munsi uhunze urushinge n'agapfukamunwa, warabisomye? Icyo ndakikubajije nsubiremo. Urahunga uyu munsi ufashe urushinge ndetse n'agapfukamunwa, ukongera ugashyiraho ngo no gukaraba intoki, warabisomye? Nsubiremo bwa gatatu. Ni iki gitera umuntu guhunga cyanditswe? Ni ibijyaniranye n'amategeko y'icyumweru, isaha yo guhunga no kuva mu migi no kujya mu mashyamba. Naho iyo utari mu 144 uzasangwayo ugapfa, ariko ugapfira mu mwami, isaha ntiragera. Isaha izagera ryari? Izagera ubwo itegeko ry'icyumweru rizatangazwa. Noneho reka ngane imbere bantu b'Imana, kuko wanga amazimwe ngo abandwa habona, kugira ngo Bibiliya avuga ngo aherwa abapfapfira mu mwami. Nawe utazapfira mu mazimwe, ahubwo uzapfire mu mwami. Gupfira mu mwami ni ugupfira mu nyandiko. Udapfire mu mazimwe yo kuvuga ngo wakiriye ngo igikombe cya Prix Nobel, ngo yavuze ngo dogiteri ngo nimba ari gatiki, ngo nawe yavuze se kuruta ibyaduka, yavuze se kuruta Bibiliya. Oya, reka dusome kugira ngo bidufashe, utari buze kuzagwa mu ruzi rwita ikiziba wishinze ubwenge bw'abantu. Ubwo Pawulo yamaganye byitwa ingirwa bwenge, reka tube tubiretse, kuko Bibiliya tubwira ngo nta kimana izabasha gukora idahishuriye abagaragu bayo n'abahanuzi ibihishwe byayo, kandi ngo umugenzi naho yawe umuswa ntazayoba inzira. Umuswa wavugwa aha ngaha, manza wiyeze ukunda Imana uyisenge ikwereka inzira nta yindi, ni ibyanditswe yarayiciye. Nasomye muri iki gitabo cyitwa ibyaduka byo mu minsi y'imperuka, haranditse ngo nta n'ubundi buhanuzi buzabaho hirya y'umwaka w'1844. Umucyo wose turawufite ubu, inyuguti ku nyuguti, umurongo ku murongo. Uru rupapuro muri iki gitabo, paragrafe ya 477 hati: amateka azisubiramo, idini ry'ibinyoma rizashyirwa hejuru, umunsi wa mbere w'icyumweru ukaba umunsi usanzwe w'imirimo, utagira kwera na guke, niyo dimanche iri kuvuga, uzashyirwaho nk'igishushanyo cy'i Babuloni. Ngo iki? Uyu munsi ntugira kwera na guke, ariko imbere aho ugiye gushyirwaho. Nta nubwo bikinatinze, exercice zirimo gukorwa, ibintu biri gukorwa, yaba ari ibyo kugura no kugurisha. Ngira ngo mubona ko noneho bizashoboka kuri dimanche, bizashoboka. Ibishobotse kuri corona, kuri dimanche byo ntago ari ibintu bikomeye. Ibyo ngibyo byumve. Mwajyaga mwibaza ngo byashoboka gute, byahagarara hehe, indege yahagarara ite, mbese ukumva mbese ni ibintu bizaza ari nk'ibintu bitashoboka. Ariko ubu byarashobotse, indege irahagarara, imodoka irahagarara, nawe urahagarara, uguma mu nzu, akanwa kicara ubusa. Kwicara ubusa kw'akanwa ni ukubura icyurya. Amateka azisubiramo, idini ry'ibinyoma rizashyirwa hejuru, umunsi wa mbere w'icyumweru ukaba ari umunsi usanzwe w'imirimo, utagira kwera na guke, uzashyirwaho nk'igishushanyo cy'i Babuloni, cya kindi cyashinzwe mu kibaya cy'Idura. Igihe bari barimo bategura igishushanyo cy'Idura, Daniel na bagenzi be Saduraka, Meshaki na Abedenego babaga bari kukireba, baratereka, barabaza, bari mu mwuka w'Imana, babaga bari kukireba, barakireka. Hari abantu batangiye rero, nguko mubona rero, ngo agapfukamunwa, ngo buriya ngo ni dimanche iri kwinjiriramo, ngo kugira ngo ubure kuhumeka, umwuka ube mukeya, noneho nuba mukeya uzashiduke wemeye n'ibya dimanche. Ni ibintu byinshi cyane by'ubuhanga, nuko umuntu yarosa ahari n'ibyo yatekereje, ibyo byose bikaba bihuye. Icyo gishushanyo igihe cyategurwaga, bari abasore batatu bari bakizi kandi bari abayobozi. Kirashingwa Idura, igihe cy'itangazo kiragera, nabo barahajya. Ntibabivuze bataragerayo, ntibabivuze gitegurwa, ntibabivuze itegeko rishyirwaho. Idura baragitereka, kirahagarara, cyari kirekire, baracyubaka, finance, imitungo iratangwa n'abaho bayoboraga. Barangije barahagera, ntibavuga mbere, ahubwo barangije barahagarara. Igihe iryo tangazo ryatangazwaga, nibwo bahagaze baravuga bati aho ngaho kurengerera kwabonetseho, tugomba guhagararira Imana. Hano haranditse hati:
amahanga, indimi n'amoko yose bazahatirwa kuruhuka uwo munsi w'isabato y'ikinyoma. Itegeko teka rizahatira abantu gusenga kuri uwo munsi rizakwirakwira ku isi yose. Urupapuro rw'138 paragrafe ni ya 177. Ikibazo cy'isabato nicyo nkomoko y'impaka mu ntambara ikomeye iheruka isi yose izaba ifite uruhare. Urupapuro rwa 138. Amahanga azakurikiza icyitegererezo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, zizakingura inzira, ariko akaga kazagera ku bwoko bwacu mu migabane yose bitewe n'iryo tegeko. Noneho kubw'iyo mpamvu rero ubutumwa bukwiriye guhagarara ku ngabano zabwo, iby'abantu nabyo bigahagarara ku ngabano zabwo, ibibanziriza n'imishinga, ibijyaniranye n'umuvumba w'ayo mategeko, imitegurire yabyo, inzira bicamo, we kubyitiranya kugira ngo utazaba imvuga busa ngo ejo bundi wavuze ko ari irangamuntu, bukeye bwaho uvuga ko ari ibintu byakozwe na computer bifite barcode, bukeye bwaho uvuga ngo ni agapfukamunwa, bukeye uravuga ngo noneho bibaye urukingo ruvuye uravuga ngo bibaye microchip, none bibaye icyumweru. Tuzemera ikihe kuho ruhindagurika? Reka tuvuge kimwe rero, kimwe tuvuga ni ikimana yavuze, ni cya kindi cyitwa ko icyumweru ari ikimenyetso cy'inyamaswa, igishushanyo cyayo kikaba Protestant naho inyamaswa ikaba ubupapa. Ibyo tubivuge, ibyo ngibyo byo rwose nubwo wafungura kuvuga uti mana ibyo wavuze rero ndabizize, ariko ibibazo ni ukuzira agapfukamunwa ngo bakita kashene, ukavuga ngo agapfukamunwa kandi aho nawe abana bawe ikibazo ni ukuzira gukaraba. Hari n'abanze gukaraba ngo njye sinzakaraba, ku buryo mbese ikibazo ni ukumutegeka, utamutegetse yakaraba, ariko umubwiye ngo urakaraba, ubwo nakaraba araba yumviye inyamaswa, bikaba bibaye ikibazo. Ubwo rero inyamaswa yinjiye mu gukaraba nabyo byabaye ikindi. Intambara ishingiye ku mategeko y'Imana. Aho ndahavuye, reka negera imbere. Ikimenyetso cy'inyamaswa dusoma mu gitabo cy'Ibyahishuwe igice cyaho ni cya 14 uhereye ku murongo wa 6 havuga ubutumwa bw'amarika batatu, ukageza ku murongo wa 9 hatangira kubivugaho neza, avuga ngo umuntu n'amyanyamaswa n'igishushanyo cyayo agashyirwa ikimenyetso cyayo mu ruhanga cyangwa mu kiganza. Iki kimenyetso kivuzwa ahangaha ni icyumweru, ni isabato y'ubupapa itagira kwera na guke. Bisomwa he? Noneho kugira ngo mve kuri iyi ngingo, muri iki gitabo cyitwa Ibyaduka byo mu minsi imperuka mu cyigisho cya 15, ndabararitse mwese abagifite muzagisome, muzahasome cyane. Icyigisho ni cya 15, ni nyuma y'icyigisho cyitwa Ijwi Rirenga. Haranditswe hatya hati: turi kubivuga kugira ngo umuntu uwo ari we wese agire ubwenge buva ku Mana, atagira ubwenge buva ku bantu. Hano muri iki gitabo haranditswe ku rupapuro rwaho rwa 225 haranditswe hatya hati: Yohana yararikiwe kwitegereza ubwoko butandukanye n'abaramya inyamaswa cyangwa igishushanyo cyayo, bakaruhuka umunsi wa mbere w'icyumweru. Kuruhuka uwo munsi ni ikimenyetso cy'inyamaswa pwe, akadomo kagashyiraho kagasiribanga cyane. Kuruhuka uwo munsi ni ikimenyetso cy'inyamaswa. Ikimenyetso cy'inyamaswa ni isabato y'ubupapa. Ibi ngewe babimbaza kuri televiziyo nkabivuga, babimbaza mu muryango nkabivuga, wabimbaza mu ruhame nkabivuga, yemwe reka nambivuge n'imbere ya karidinali, n'imbere ya padiri, nande nabivuga, kuko mfite aho byavuye. Ukwizera kwanjye kukaba kuriho, gufitiwe inyandiko, kutari uyu munsi, ahubwo na papa uriho, na padiri uriho, nande uriho, n'undi uzabaho, na musenyeri uriho, bikaba byaranditswe nawe ataravuka, kuko abariho ubu ngubu ntabarutiye inyandiko ndi gusoma. Hepfo yaharanditse ngo ikimenyetso cy'inyamaswa ni isabato y'ubupapa. Aya nayavuga nkongera nkayasubiramo, ukazira ibyo uri kubona ko bifitiwe inyandiko. Ejo bundi mperutse kubona umuntu baramubaza bati tubwire urukingo ni ikimenyetso cy'inyamaswa, ngo urabona ngo buriya ngo ntago nize bintu neza. Ibyo babyita kurya indimi. Subiza oya, ntabwo ari rwo. None ikimenyetso cy'inyamaswa ni iki? Uhita usome muri Bibiliya, ibyo bizaba byumvikana. Hepfo haranditse ngo ubwo igeragezwa rizaza hazagaragara neza ikimenyetso cy'inyamaswa icyari cyo, nukuruhuka umunsi wo ku cyumweru ari witwa dimanche twahereho dusobanura. Noneho rero mara abantu mpungenge,
haravuga bati hakingiwe mwamajije kwakira ikimenyetso cy'inyamaswa, yego ubu ngubu cyaje byagenze gute? Reka dusome. Nta numwe wari wakira ikimenyetso cy'inyamaswa ngo urupapuro rwa 426 paragrafe 829. Nta numwe wari wakira ikimenyetso cy'inyamaswa ngo iki gitabo. Nta numwe wari wakira ikimenyetso cy'inyamaswa 830. Hati kuruka ku cyumweru ntibirahinduka ikimenyetso cy'inyamaswa kandi ntibizaba cyo kugeza igihe itegeko rihatira abantu gusenga kuri uwo munsi w'isabato y'ikigirwamana. Dimanche itaratangazwa nta kimenyetso cy'inyamaswa. Intambara ishingiye ku mategeko y'Imana, ntabwo ishingiye ku gapfukamunwa. Intambara ishingiye ku mategeko y'Imana, ntabwo yigeze ishingira ku kwikinga. Gusa umuvumba w'amategeko y'icyumweru uriho. Itegeko ry'icyumweru riri mu mishinga isi yamaze kuba umudugudu. Kwegeranya abantu, kubahuza, gutanga itangazo mu buryo bwihuse, ibyo byo biriho. N'umwana wese arabibona. Ariko igitabo kiratubwiye ngo kuruka ku cyumweru ntibirahinduka ikimenyetso cy'inyamaswa. Kereka nimba hazaba bibiri, nta bibiri biriho. Nta bimenyetso by'inyamaswa bibiri biriho. Kuruka ku cyumweru ntibirahinduka ikimenyetso cy'inyamaswa kandi ntibizaba cyo kugeza igihe itegeko rihatira abantu gusenga kuri uwo munsi w'isabato y'ikigirwamana. Igihe kigiye kuza ubwo uwo munsi uzaba ikigerageza, ariko icyo gihe ntikiragera. Ibi yabyanditse mu mwaka w'1899. Ubu twebwe turi mu mwaka w'2021 tayari 22 twayigezemo. Kuza kwa Yesu ni kugitinza. Ubu hashize imyaka igeze ku jana, niba ntibeshye 1899 ubwo ni 1900. Ubwo imyaka 120 iyi nyandiko yanditswe igenje ite irahari. Ubu twebwe twegereje iherezo kuruta igihe cyo byavugiwe. Bantu b'Imana rero mube maso. Ndabona igihe cyanjyanye, ariko reka nkomeze negera imbere. Mu bitabo bitandukanye dusoma hari ibyo ukwiriye kwitaho. Igihe cyari cyo cyose uri kubona utazi ikintu ujye uceceka. Niko byanditswe. Mu gitabo muri Bibiliya haranditswe harya hati Bibiliya. Murambure Bibiliya zanyu, haranditswe mu Gutega kwa kabiri, haranditswe ngo Gutega kwa kabiri igice cya 29 umurongo wa 28, haranditse ngo ibihishwe ni iby'Uwiteka Imana yacu, ariko ibyahishuwe ni ibyacu n'urubyaro rwacu iteka, kugira ngo twumvire amagambo yose y'aya mategeko. Bisobanuye ngo ikintu icyari cyo cyose cyashyizwe ahagaragara n'Imana, icyo twaragihawe. Amen. Inyandiko yashyizwe ahagaragara twagenje gute? Twarayihawe. Iyo nyandiko twahawe dufite uburenganzira bwo kuyisoma no kuyibwiriza, ariko inyandiko mutwe muntu ntayo twahawe. Va ku magambo jya ku jambo ry'Imana. Noneho rero ibyo twavuze bijyaniranye nuko hariho ubutumwa butagira handitswe ngo mu gitabo kimwe, reka nsome ni muri manuscript release ndetse n'ahandi hatandukanye, hatubwira amagambo akurikira. Reka manje nsome amagambo aboneka mu gitabo cy'intambara ikomeye. Mu ntambara ikomeye urupapuro rwaho n'urwa intambara ikomeye urupapuro rwa 648 haranditse ngo nous avons un main fer de route qui signale tous les poteaux indicateurs de la voie qui mène au ciel. Nous sommes donc inexcusables si nous marchons sur disposition. Dufite mu biganza byacu urwandiko rw'inzira ruriho ibyapa byose biyobora bitwereka inzira igana mu ijuru. Ntabwo tuzababarirwa nituramuka tugendeye mu gushidikanya. Inexcusable, ntabwo Imana izavuga ngo yango buriya ngo ntabwo bari babizi ako nuko kareka. Dufite urwandiko rw'inzira mu biganza byacu n'ibyanditswe byera. Mu gitabo cy'intambara ikomeye urupapuro rwa 643 haranditse ngo à la loi au témoignage si ne parle pas ainsi n'a pas de loi pour le peuple. Musanga amategeko y'Imana n'ibihamye, nimutavuga ihwanye n'iri jambo nta museke uzabatambikira. Hepfo haranditse ngo la parole de Dieu est donnée aux croyants comme un sauvegarde contre les faux docteurs et les esprits séducteurs. Ijambo ry'Imana ryahawe umwizera ngo rimubere ingabimukingira abigisha b'ibinyoma n'imyuka iyobye. Ubwo noneho rero nirwo rwandiko dufite Bibiliya n'umwuka w'ubuhanuzi. Igihe uzagendera mu gushidikanya, igihe uzagendera mu marangamutima, igihe uzagendera mu byiyumviro by'abantu, igihe uzishingiriza ku bafashe ngo ibihembo bya Prix Nobel, igihe uzishingiriza ku badogiteri, igihe uzishingiriza ku bahanga, ugareka umwuka w'Uwiteka ngo Imana ntizakubabarira.
igihe icyo ari cyo cyose rero ibintu utabizi hari igikorwa cyo twasomye hano haratubwira hati mu gitabo cy'urwibutso n'integuza mu kwezi kwa karindwi 1912 handitse hatya hati there is a time when silence is golden. Hari igihe cyo guceceka biba ari izahabu. Ibyo utazi uzajya uceceka nibyo bizaba ari izahabu. We should always copy the life of Jesus. Igihe cyari cyo cyose dukwiriye kwigana imibereho ya Yesu, for we are to be like him. Kuko dukwiriye kuba nkawe. Yesu yageraga ku kintu cyatazi ntabwo yavugaga. Baramucunaguje baramutuka tubwire aramutuka, ariko igihe cyo bavuze ngo niweho Yesu Kristo mwana w'Imana avuga ati wakabimenye. Iryo niryo jambo yavuze, ariko inzira zose amagambo bamubwiraga aya mashengo ayibiki ntacyo yasubije. Hepfo ati there is a time reka nsome regarding mysteries that are too deep for human understanding, silence is golden. Kubijyaniranye n'amayobera akomereye mwene muntu gusobanukirwa, guceceka ni izahabu. Guceceka ni izahabu. Our workers, abakozi bacu, when tempted to speak harsh words of criticism and judgment, abakozi bacu igihe bageragejwe no kuvuga amagambo ahubutse ndetse no gukoba ndetse no gucirwa urubanza, should remember that silence is golden. Bagomba kwibuka ko guceceka ari izahabu. Rero ku kintu cyari cyo cyose muntu w'Imana wageraho ukwiriye guceceka igihe udafite handitswe ngo. Udafite handitswe ngo no guceceka. Dore amagambo nkunda rero nifuza ko nawe yagufasha. Aboneka mu gitabo cyitwa Counsels to Parents, Teachers and Students. Inama ku babyeyi, abarimu ndetse n'abanyeshuri. Hati it is written, handitswe ngo, is to be their weapon of defense. Ni kwiriye kuba intwaro yawe yo kwirinda. Handitswe ngo, aya magambo arakomeje ati it is written, handitswe ngo, the word of the living God, amagambo y'Imana ihoraho, the word of living God, amagambo y'Imana ihoraho, this is our weapon, iyi niyo ntwaro yacu. This word is the sword of the spirit. Iri jambo this word, iri jambo is the sword of spirit, ni inkota y'umwuka, sharper than any two-edged sword, ityaye kuruta indi nkota iyo ari yo yose ityaye mu giyombi. It is the sharp arrow, ni inkota ityaye kandi isongoye, by which the wicked are slain, isogota umunyabyaha. It is the power of God unto salvation. Ni imbaraga z'Imana zigeza umuntu ku gakiza. Handitswe ngo, zigeza umuntu mu buyobe ahubwo zimugeza ku gakiza. Kubw'ibyo rero mwene data mushiki wacu udukurikirana, reka tukurangire ngo handitswe ngo niyo ntwaro. Ndagana ku magambo amwe nsa nk'usoza. Kimenyetso cy'inyamaswa rero, it is not a visible sign, a visible things. Ntago ari ikintu kigaragara. Kera turi kwiga hari ibyo twitaga ngo nukugoragoza. Baciye ku ishuri ubwo mwarabyize, sinzi nimba ngo wenda bikigishwa muri ubwo buryo. Ariko hari icyo twaba turi gushaka indanga nteko nimba n'indanga nsano, hari ibyo nibagiwe. Tukavuga ngo umugore, ubwo tujye gushaka inteko ye, ngo umugore munini ngo aragaragara turamubona. Ngwinka ngumwana munini muto aragara, iyo mu akaba ari kura muti burya ni inteko ya kangahe cyangwa ya kangahe. Ibyo babyita kugoragoza. None ngiye reka mbabaze, nanjye ngiye kugoragoza. Agapfuka munwa karagaragara turakabona. Igisubizo ni turakabona. Nibyo icya kabiri, gukaraba intoki biragaragara turabibona. Yego. Urukingo ruragaragara turarubona. Yego. Ngaho reka dusome igihamye noneho rero. Ijambo rivuga ngo visible ni ukugira ngo umenye ko ikimenyetso cy'inyamaswa kidahuye n'ibigaragara, ahubwo ari bitagenza gute, ari bitagaragara. Ngaho reka turambure igitabo ngiye kurambura hano mu bafite Bibiliya yitwa The Mission Study Bible. Muzarambure ku rupapuro rwaho rwa 491, ariko amagambo yo aboneka mu gitabo cya Ellen White, namwe muri buze kwasoma, Signs of Times, ibimenyetso by'ibihe, November 1st mu kwa 11 tariki ya mbere 1999. Handitswe ngo iki? Not a visible mark, si ikimenyetso kigaragara.
In the issue of great contest, two parties are developed, those who worship the beast and the image. Ku kibazo cy'intambara y'imitwe ibiri ihanganye kandi irushaho gukura y'abaramya inyamaswa n'igishushanyo cyayo, and receive his mark, kandi bakakira ikimenyetso cyayo, and those who receive the seal of living God, n'abakira ikimenyetso cy'Imana ihoraho, who have the Father's name written in their foreheads, kandi bakaba bafite izina ry'Imana mu gahanga kabo, mu ruhanga rwabo. This is not a visible mark. Iki ntabwo ari ikimenyetso kigaragara. It's not a visible mark. Ubwo cyari ikimenyetso kitagaragara rero, sinaho gusa muri kitabo cy'ibyaduka byo iminsi uko nanditse ngo si kashe, si ikintu bagutera ngo kigufashte, ahubwo intambara ishingiye ku myizerere, my brother, mwene data, naho intambara ishingiye. Kubw'ibyo rero reka dusubize agatima impembero. Wawe yavuze ati ngewe ndahunze ikimenyetso cy'inyamaswa, oya, tariki yo guhunga iranditswe. Uwavuga ngo ni ikimenyetso kigaragara, oya, ntabwo ari aho ngaho, ahubwo ntabwo ari ikimenyetso kigende gute kigaragara, kugira ngo tubashe kugendera mu byiza. Muri tugana ku musozo ndagira ngo ibijyaniranye n'inkuru n'ibitekerezo n'impuha, tukubwire ngo bizakomeza kugenda biho kandi bizateza ibyago. Ibijyaniranye n'ubuhanga no kuvuguruzanya n'ibya siyansi, igitabo cy'intambara ikomeye ku rupapuro rwa 585 mu Cyongereza, 545 haranditse ngo God will have a people upon the earth to maintain the Bible only. Imana izagira ubwoko kwisi bwizirika ku ijambo ryayo, Bibiliya yonyine, mbere yuko bagira icyo bemera, yaba ari ibyahinduye na siyansi, yaba ari ibyashyizweho n'amadini, bazajya bamanza kureba niba bihuje n'ijambo ryahoranije kandi risobanutse rivuga ngo handitswe ngo. Noneho kubw'iyo mpamvu rero ibizajya byiyongera by'impuha, by'intambara no gucanganya kw'abahanga n'abakomeye n'imivurungano muri isi bicanze ubwenge bwa mwene muntu, maze yarangiza bikamera nka kwa kundi intare ngo ihiga ngo igatontoma ukiruka uyisanga. Noneho musome mu gitabo cya Daniyeli tugana ku musozo. Daniyeli igice cya 9 umurongo waho wa 26. Daniyeli igice cya 9 umurongo wa 26. Handitswe ngo iki? Daniyeli 9:26. Handitswe ngo iki? Ndasoma. Kubahageze reka dufatanye kugira ngo dusome. Haranditswe hatya hati, nuko umenya ubyitegeze yuko uhereye bazategekera kubaka i Yerusalemu, bahisana kugeza kuri Mesi y'umutware, hazaba ibyumweru 70, maze ibindi byumweru 62, bahubake basubizeho imiharuro n'impavu, nahereye haraguru. Ibyo byumweru uko ari 70, uko ari 62 nibishira, Mesi azakurwaho, kandi ntacyo azabasigaranye. Ayo nkeneye abantu b'umutware uzaza bazarimbure umurwa n'ubuturo bwera, uwo iherezo rye rizaba nk'utembanwe n'umwuzure w'amazi. Intambara n'ibyago bizarinda bigeze imperuka, ndiyo jambo nashakaga. Hirya y'ubuhanuzi buvuga iby'abayuda n'imyaka yabo y'imbabazi no kurangira kwabo, agakiza kakava ku bayuda kakajya no mu banyamahanga mu mwaka wa 31 guterwa amabuye kwa Stefano. Ibi nibyo mvuze, ntago dufite umwanya wo kubisobanura. Yesu yavuze bindi bizakomeza kuba, aravuga ati maze abantu b'umutware bazaza bazarimbure umurwa n'ubuturo bwera. Ibyo byarabaye, ubuherezo rye rizaba nk'utembanwe n'umwuzure w'amazi. Intambara n'ibyago bizarinda bigeze iki? Imperuka. Ibyago tuzabibamo, ukuvurungana kuzabaho, isi nayo ubwayo izivurunga, ibituruka hasi kuzimu, amazi azarengera abantu za tsunami, ibirunga bizaruka, ibyorezo bizatera, indwara zidafite umuti bizakomeza ho mu isi. Ariko abiringiye Uwiteka bazaba bameze nk'umusozi wa Siyoni utabasha kunyeganyezwa. Reka duhagarare ku jambo, kuko ijambo ry'Imana ryo riturema, kandi ijambo ry'Imana niryo shingiro rya byose, niryo rituma tuba b'Imana, niryo rituma tuba abagorozi, kugira ngo Yesu nazaza azasanga duhagaze mu mwanya yaduteretsemo, maze avuge ngo nimuza Data yahawe umugisha wo kuremwa ku isi, murago ubwami bw'abatunganirijwe.
aho yadusize niho azadusanga, ni mu jambo. Kandi ubutumwa bwahawe abera bukageza by'iteka ryose, reka tubuhagararemo nk'uko byanditswe mu izina rya Yesu. Amen.